Reka turambure Bibiliya zacu mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 15 umurongo wa 7 kugera ku wa 14. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 15 umurongo wa 7 kugera ku wa 14. Reka dusubire mu izina rya Yesu. Aramubwira ati, ninjye Uwiteka wakuvaniye muri w'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, indiriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana kinuma. Maze nibyo byose bicamo kabiri, arabyerekeranya, kiretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo Aburamu akazigurutsa, ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura. Ubwo wawutera umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzabashyitse mu gihugu kitari icyawe, nabo bazakorera abaho, bazabaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo babavanyemo ubutunzi bwinshi. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, igice cya 14 umurongo wa 32 kugera ku 38. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice cya 14 umurongo wa 32 kugera ku 38. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice cya 14 umurongo wa 32 kugera ku 38. Kazo mu izina rya Yesu. Bagera hitwa Getsemani, maze ababwira abigishwa be, tumwicaye hano banze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumva rwagari ku mutima cyane. Arabwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyita, mugume hano mube maso. Igira imiro hato yubama hasi, arasaba niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati, Aba Data, byose biragushobokera, undetse igikombe, ariko byo kubungeyeho nshaka ahubwo uko ushaka. Arazasanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Harajya nabashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko mufite intege nke. Imana tugire neza. Intego y'ijambo ngira ngo tuganireho muri iki gitondo ni ukuba maso. Byashoboka wenda hano muri dara ko ari ufite ubumuga bwo kutabona, ariko ntago ari aya maso turebesha mvuze. Kubera amaso uri imbere muri wowe, uzahagara imbere y'umucamanza utabera agacirwa urubanza, imbere y'umucamanza utazarya ruswa. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, hatubwiye ikiganiro cyabaye hagati ya sekuruza w'amahanga Aburahamu n'Imana. Uyu mugabo yavukaga mu muryango udakijijwe, akabyarwa n'umugabo bita Tera w'umutekinisiye mu kubaza Imana, abantu bakazigura bakajya kuzipfukamira akaba arizo basenga. Hanyuma akora ubushakashatsi akabona ko hejuru Imana zasa abantu bagura bakajya gusenga bazitanze amafaranga, zitagenda, zitavuga, zidakora. Akabona ko byanga bikunda hejuru Imana za Setera hari Imana ikora inavuga. Abahanga bamwe bavuga ko ngo iyo yajyaga gucuruza izi Imana yarazikerensaga ntizigurwa akongera akazitahana.
imana za data zitavuga, zidakora, zitagenda, abantu ntibazigure. Ariko ngo Tera yazijyana ku isoko agacuruza akabona amafaranga. Hanyuma rero iyi Imana ivuga, ikora, ireba, iza kumusanga iramusura kugira ngo imwireke ko iri hejuru y'Imana za se Tera. Irangije iramuhamagara, iravuga ngo mu gihugu cyaso, ujye mu gihugu nzakwereka. Ugeze mu Itangira cya 12, icyo gihugu uzaba umugisha. Icyo gihugu azakwifuza umugisha nzabaha umugisha. Icyo gihugu abazakuvuma nzabavuma. Kandi muri wowe amahanga yose yo mu isi niho azaherwa umugisha. Arahaguruka aragenda. Uyu mugabo yari umutunzi, ntabwo yari umukene, kuko yari umubusinessman. Aragenda mu kubana n'Imana, ariko anahamagarwa yari afite ikigeragezo. Yari afite ubutunzi bw'isi, afite n'Imana, ariko yarabuze urubyaro. Imana irangije rero tugeze muri igice cya 15 iramubwira ngo Aburahamu uzagorongorana rikomeye, raramurebe mu kirere urebe ziriya nyenyeri, urubyaro rwawe ruzangana ziriya nyenyeri. Baraganira, arangiza ati Imana byashoboka biti kuzaragwa ibyanjye ari Elezeri umunyadamasiko ko ari wavukiye iwanjye? Imana iti oya, ntabwo ari uzaragwa ibyawe, jya gutamba ibitambo. Aburahamu afata inka, afata ihene n'intama, afata intungura n'inuma, ajya gutamba ibitambo. Agezeyo akiri maso, inkongoro zagwa ku mirambo y'inyama z'igitambo akazigurutsa. Ariko ngo aza guhura n'ikintu cyitwa ikirengarenga. Icyo kimaze abarokore. Niyo mpamvu basambana bagahagarara bakatubwiriza. Niyo mpamvu basambana bagahagarara bakaririmba. Niyo mpamvu bajya mu bapfumu bakaza bakarya igaburo ryera. Niyo mpamvu baba batinganye bakaba n'abanyetorero. Ikirengarenga kimaze abarokore. Niyo mpamvu mubana muri korara akugira mu bapfumu kukurogesha. Umwuka w'ishyari wisha abarokore. Bahuye n'ikirengarenga basinzira ubuticira nka Aburahamu. Gitambo cyarahumanye. Ngo amaje gora n'ikirengarenga, haza n'umwijima, haza n'icuraburindi, ibyo birangije abapene muri iyi minsi. Ngo asinzira ubuticura. Inkongoro zirarya zirahaga, ngo hakangukiye, ngo ashiguka asimbutsa agurutsa, inkongoro Imana itisigaho. Muroko, Imana ntihishwa. Ibyo pastor atabona Imana yarabibonye, ibyo perezida wakora atabona Imana yarabibonye. Ukwiye kubera amaso ubugingo bwawe, ko kubwirwaho warabwiwe. Iramubwira ngo menye ibi, urubyaro koko nzaruguha, kuko Imana ni umubyeyi. Imana ntabwo ari nka Claude. Claude wamuhemukira akakwanga urunuka, ariko Imana ni umubyeyi w'umunyembabazi, itunze imbabazi nyinshi. Uhereye ku munsi ukwiye kuvuga uti mpingarukiye Imana, ndihannye iki cyambase ntabwo nzongera kugisubiramo, kandi Imana umpa imbaraga zo kubera amaso ubugingo. Yesu azaza. Aburahamu arangirire arahindukira. Umugore arabwira ati ariko sheri rero ibintu ntibishoboka. Menopause nayigezemo, kubyara ntabwo bishoboka. Fata uyu muyaya umugira umugore wa kabiri, umutere inda azabyarira ku bibero byanjye. Imana ibyo yavuze bizaba bisohoye. Ninde wakubwiye ko Imana icirwa inzira mu rugo? Ifite inzira za vierge izanyuramo. Sigaho wicira inzira ukora ibyaha. Ba murongo kubera amaso ubugingo bwawe gusa ibindi byibereyemo. Arangije bibira umugore we ntiyajya kubaza ya Mana yamuhamagaye. Amaje kumvira umugore afata Hagari umuja ariwe muyaya, amutera inda. Ishimayeli aravuka.
Ishimayeli amaze kuvuka, Imana iravuga ati ariko naravuze kandi sinzivuguruza. Nubwo Aburahamu yakoze ibi ntaze kunsobanuza, reka nzige kubahinyuza. Isura kwa Aburahamu, Sara arasama, Isaka aravuka. Abakristo muri iyi minsi bahinyiye Imana, ariko Imana ije kubahinyuza. Isaka amaze kuvuka arahindukira ati sheri, se nishoreke n'umwana wayo. Ni wamubwiye kumushaka, araje ariko avuga ati se nishoreke n'umwana wayo. Aburahamu yibuka ya mana. Hari igihe tujya twibuka Imana amazi yararenze inkombe, ariko ukwiye kubanza Imana imbere mu byawe, ukayereka n'ubugingo bwawe kugira ngo ari buyobora. Ngo ageze imbere y'Imana, Imana abwira ngo ibyo umugore we yakubwiye niko kuri. Nese ugira ngo Imana ari kuvuguruza ibyo Sara yavuze. None se Sara amubwira ngo afate umuja mugira umugore amutera inda, yigeze ajya kubaza Imana. Ariko bimaje kumucanga y'umuyoboye nibwo yasubiye imbere y'Imana. Imana iraje abwira ngo noneho rero umvira umugore wawe nanone, genda usene icareke n'umwana wayo. Ariko Imana ni nziza, muyimpera icyubahiro. Mubyeyi ujye winda kuvuga kutuka umwana ngo wakinyendaro we, kuko ejo azaba umutunzi ujye kumufunguza kandi waramututse. Ahangaha uyu mwana nyina amutwite yigeze gushwana na mukeba we ari we mugore mukuru, aratoroka. Akigenda marayika w'Imana, Imana imumutumaho, arabwira ngo subirayo, ibyo akugenzereza ubyemere, kuko iyo nutwite n'umuhungu muzamwita Ishimayeli. Yari yaravuzwe hakiri mu nda ya nyina ati kandi azaba umutunzi ukomeye. Ngo birangije uwo munsi, Aburahamu araza atekerera inshoreke ye, arayohereza iragenda, impamba n'imvumba, ngo ubutayu mu bana burebure, amazi ashyira mu umwana w'umwuma. Ngo abonye ko umwana agiye kurekana, ngo aramujishura, ngo aragenda amushyira ku gahuru nk'aho umuntu yatera ibuye cyangwa arasa umwambi, ngo kugira ngo arekane ajye gufata umurambo. Imana irangije yicara ku ntebe imanza zitabera, ifukurira iriba Ishimayeli mu butayu kubera ko nawe yari yaramuvuzeho. Arangije arumva arahamagaye hagara ati reba hariya iwaye iki, reba hariya amazi h'umwana abeho. Bukeye umwana w'isezerano araguka, amajije kwaguka Isaka, Yakobo arabyara. Amajije kubyara, umuhungu aramanuka ajya mu Egiputa, bene se bamwanze, bashatse kumwica kuko inzozi yababwiye yarose. Ageze mu Egiputa, Yosefu wa kabiri ku mwami wa Egiputa, ayo ni amateka maremare muzi kundusha. Ngo akimara kugerayo, bene bo bajya guhahayo, arabahahira, ariko ubugira kabiri arababwira ati mugende mubwire data ko nkiriho ninjye mwene so Yosefu. Uyu ni umwaka wa kabiri w'inzara, hasigaye imyaka 5. Mujye mubwire data ko nkiriho, mumanuke muze mu Egiputa, kandi Farawo nababaza muzambwire ko muri abashumba kugira ngo muture i Gosheni. Baje bageze mu Egiputa batura i Gosheni. Iby'Imana yavuze kuri Aburahamu bibasohoreyeho. Bageze mu Egiputa barenjoyinga kuko bari bahasanze umuvandimwe w'abakomeye ari umuyobozi. Bamarayo imyaka 140, ntabwo Imana ari inswa. Yavuze imyaka 400 niyo twasomye hano, ariko bamazeyo 140. Impamvu bamazeyo 140 ni iyi: nuko bamazeyo imyaka 40 benjoyinga ubuyobozi bwa Yosefu. Indi 400 barangije bayitangira mu gihano cy'Imana. Barakubitwa, bakora uburetwa, bakora ubucakara. Birangije ngo igihe kimwe kigeze, ngo barataka. Ntago batatse basenga kuko imyaka 140 bari bagiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Barasigaye bapfukamira Imana z'Abanyegiputa.
batatse nk'uko muri iyi minsi usigaye wicara mugenzi we mukayaga ngo umuceri ugeze kuri aya ngaya, ngo ibishyimbo bigeze kuri aya ngaya, amavuta ageze kuri aya ngaya. Nabo nuko bayaze. Buriya rero amagambo muvuga muyaga nayo ntabwo aga hasi Imana iba yayumvishe. Nguko kuyaga kwabo bataka rero ngo kugera mu matwi y'Imana, ngo amaso y'Imana arabitegereza imenye uko bamerewe. Irangije yibuka isezerano yasezeranije sekuruza w'Aburahamu, iramanuka ijya i Midiyani, isanga y'umuntu bita Mose. Mose buriya yamaze imyaka 80 yigishwa n'Imana. Imyaka 40 yayimaze ibwami yiga ubwami, indi myaka 40 ayimara i Midiyani yiga ubuyobozi. Noneho uburyo yigaga ubuyobozi rero bwa buryo buhambaye. Buriya rero tugira amashuri menshi y'Imana, ariko ntabwo tujya tuyosobanukirwa ngo tumenye ko turi mu mashuri y'Imana. Iyo yaragiraga umukumbi w'intama za sebukwe ya Tiro, ngo yajyaga ajya kuragira yabanje kumena amavuta ku mahembe yazo, kuko burya intama nubwo yitonze, ubibona yitonze, ariko nta kintu kigira intambara kirwana nk'intama. None iyo zamaraga guhaga zitangiye kurwana, imwe yakubitaga indi hembe ngenzi yayo, ya mavuta akanyereza uruhu ntikomereke. Indi yakubita ngenzi yayo ihembe yanayikomeretse, ya mavuta agahita ayomora. Imyaka 40 ayirangije, nanone ibaye 80 yigishwa n'Imana. Imana iramusanga. Bamaso muri iyi minsi abantu basigaye bumva amajwi menshi ngo Imana iravuze. Itonde na shitani aravuga. Banza usobanuza Imana iryo jwi ko rivuye ku Mana, kuko Mose akivugana n'Imana baganira yarabwiye ngo nzababwira kuri ndi. Ntabwo yavuze ati nibutsa agahinda ka bene wacu barimo mu Egiputa, reka njye kubatabara Farawo bari kure bongere basubire mu munezero. Ahubwo yarabanje arayisobanuza. Ukwiye kuba amaso ugasobanuza Imana kugira ngo umenye iryo jwi ko rivuye ku Mana. Iramubwira ngo uzabwire ko ndi uwundi we. Ibyo byose birahagije. Uzakora Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, bigira naho imubwira ngo icyo ufite mu ntoki n'iki. Yahise ibimenyetso bihagije kugira ngo agende siri yuko ari Imana ivuganye nayo imutumye. Aje amubwira ngo ni inkoni atikubite hasi hinduka inzoka. Mose atavuga ati ibintu ntibyoroshye, kuko Mose yari maso. Arangije rongera avuga ngo fata ikiganza cyawe gishyira mu gituza gikureho. Imana iravuga ngo ubonye ati mbonye ibembe gisubize, wagikuyeho kiba kizima. Mose yibuka ko umuntu atumwa hatoroshye, hari umugoma ari umwicanyi, bareramwe baziranye, kandi umunyarwanda bivuze neza ngo nyiranda kuzi nimutahana ubukwe. Arahindukira abwira Imana, ariko Mana urabizi n'ibindi, njyewe uburyo wandemye sinzi kuvuga ndadidimanga. Imana aravuga ngo haguruka ugende, mwene so mukuru wa Aroni azakubera akanwa umubera Imana. N'amateka maremare, ariko arangije kureba ubwoko bw'Imana kuko yari maso. Twasomye n'ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko. Ahangaha misiyo yo gucungura umuntu yazanye Yesu mu isi yari igeze kugira ngo ajye kwishyira mu bikorwa. Kubera ko yari maso, yabereye maso umurimo wari wamuzanye mu isi, rero amenya ko igihe kigeze cyo kugira ngo ajye kubambwa. Afata abigishwa be, tuzamuka umusozi. Bamajije kugera ku musozi, abwira abigishwa be bamwe ati muguma aha. Afata inkoramutima ze 3, Petero, Yakobo na Yohana, habwa ati mube hafi yanjye ariko mube maso. Yesu igihe kimwe amaje gusenga amasezerano y'iminsi 40, Satani yaje kumugerageza. Araza azayiyoberanije, kandi baraziranye babanye mu ijuru, ariko igihe cyose Satani azayiyoberanije. Araje avuga ngo niba uri umwana w'Imana wahinduye aya mabuye imitsima ukarya, ntugende udandabirana ko wishwe n'inzara. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo y'akanwa k'Imana. Aha, araje aramujyana. Satani umva ko mujyanye mu byanditswe. Satani byanditswe nawe arabizi.
amumarika ku gasongero k'urusengero hejuru, arababwira ngo handitswe ngo azatega abamarayika be bagusame, ngaho simbuka bagusame. Yesu arabwira ngo handitswe ngo Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Arangira aramujyana amwereka ubutunzi bwo mu isi, umurugwa, uburyo ibintu bimeze neza, biryoshye, isi iryoshye. Arabwira ati rero urabizi ko noneho twamenyanye, urabizi ibi byose narabigabiwe, ntawe tubiburana, nta n'ubindwanya, nupfuka mukandamye ndabikwegura nawe bibi byawe. Yesu arabwira ngo handitswe ngo upfukamire Uwiteka Imana yawe uramya yonyine. Satani icyo gihe rero ngo ahita amubwira ngo nguteze ikindi gihe. Ikindi gihe rero ni ahangaha, kuko aha hari finali yo kugira ngo natwe abanyamahanga tubone agakiza. Twe twari imbwebwe, imbwa zo mu ishyamba, twari ingurukira. Mumpere uyu mugabo Yesu icyubahiro, yarakoze. Yataza mu isi ntago tuba turi muri riteraniro. Akimara gutirimuka, agitangira gusenga, Satani araza, ariko nakubwiye ko nguteze ikindi gihe kandi cyageze. Amuzana iyerekwa ry'imibabaro yose Kristo agiye guhura nayo. Areba azaba kuba agiye gukubitwa, ari uryo agiye gukubitwa imisumari bakamubamba, areba amacumu agiye kumucumita mu mbavu, areba uburyo bagiye kumusomesha za sipongo. Ngo akimara kubona ibyo byose, yari yambaye uyu mubiri. Uyu nguyu ntazagire ukuratisha, iki ni ikibwa. Ngo abonye ibyo byose, uburyo uyu mubiri ugiye kubabazwa, niho bamwe bavuga ngo yatangiye kuva amaraso avanze n'icyuya, udutsi tumwe tugize umubiri twatangiye guturika, kuko iki ntago cyabyakiriye. Niho yavuze ngo niba bishoboka Data, iki gikombe kindenge. Ahangaha misiyo yo gucungura umuntu yari iferinze. Imana irangizereza marayika kugira ngo andronke nawe akuronke. Araza arabwira ngo Yesu, ibyo Satani akuretse nibyo koko bizakubaho. Imana ingukingura ijuru. Ngo Yesu arangije ngo areba nyuma ya mibabaro, ngo areba mu ijuru umunezero w'itorero acunguje ya mibabaro Satani amuzaniye. Ngo areba uburyo itorero rimeze iburyo bw'Imana Data. Ngo arebye uwo munezero uramusaga. Haleluya! Nibwo yavuze ngo Data, bye kuko ngewe nshaka, ahubwo uko ushaka. Ngo uwo mwanya agira iyerekwa ry'uburyo Petero ari bufata inkota agaca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Araza asanga basinziriye, abandi bose arabihorera. Yohana aramwihorera wabaga mu gituza cye, Yakobo aramwihorera, ahindukira na Simoni ati, Simoni Petero, nawe urasinziriye? Hari abantu bashiye kuba maso nibura isaha imwe, muye maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni urakunze, ariko umufite intege. Uzarebe iyo ugiye gukora icyaha urwana n'umutima, ariko iki ngiki kigahita kiganza umutima, icyaha ukabura gikoze. Niho yavuze rero ngo umutima urakunze, ariko imaze ifite intege. Niyo mpamvu rero Petero kubera ko atabaye maso yarasinziriye, bakimara kuza gufata Yesu yafashe inkota. Petero ubundi Kristo amutoranya ntabwo yari umusivili, yari umusirikare. Yago mutwe w'inyeshyamba witwaga Abazerote, wari warigometse kuri leta y'Abaroma, warwanyaga Abaroma kugira ngo ubwami bugere buve mu Baroma busubire muri Isiraheli. Yajya areba ibintu ibitangaza Yesu akora, akavuga ati ariko uyu mugabo azadukiza agasuzuguro k'Abaroma, ubwami bugaruke muri Isiraheli. Arangije rero abona baje kumutwara kireya, ati ntibishoboka. Bishoboka bitese ko bamutwara gutya? Ngo akura inkota yiwe aciye ugutwi. Yesu aramureba aramuseka kubera ko yasinzire ntabe maso. Ati Simoni Petero, sigaho urugamba turwana suru, subiza inkota mu rwubati. Nakashatse intambara yeruye, nakabwiye Data kohereza ingabo z'abamarayika zikaza zikarwana intambara, ariko urugamba turwana ntabwo ari uru. Itorero rero dufite ba Petero batarabatizwa mu Mwuka Wera, atarabatizwa mu Mwuka Wera, yaciye ugutwi kuvaho. Ngo arangije Yesu aragutoragura ugutwi, arongera gusubizaho. Ahangaha iyo baba abanyabwenge barakuvuga ati uyu muntu ntago twamutwara. Ubundi iyo umuntu yakoze impanuka bazana ikinya bakamutera, bakazana idodo n'ishinge bakamudoda bakamusanasana, none uyu mugabo we afashe ugutwi arateruye yasubijeho.
none nta n'impovu, kandi iyo umuntu bamudoze hasigara inkovu yuko habaye inkovu nyine, habaye igisebe. None ugutwi ateranyije nta n'impovu igaragara ku gutwi, uyu muntu ni muntu ki? Ariko baramutwara ajya kubambwa. Petero rero ku munsi wa Pentekote buzuye umwuka wera, nibwo yahagurutse ababwira ati bagabo bene data, ntabwo twasinzihira, ntabwo turi ibibyarirano, ntituri ibinyendaro, turi abayuda b'umwimerere, kandi itegeko ry'abayuda rihana umuyuda wanyweye ihira saa 3 za mu gitondo. Ahubwo ibi byakozwe na wa wundi mwabambye mukamwica ku munsi wa gatatu akazuka. Kandi mwibuke ko kuri wa munsi ibituro by'abapfuye bagaragaye mu murwa ari bazima, ntabwo ari abazimu babonetse mu murwa, kuko ari umwami w'abami wari wapfuye. Timwibuke wa munsi ibitaro byaraturaguritse ku isi yose, wa munsi ubwira kabiri bwaje amasaha 3 kuva ku isaha 6 kugera ku isaha ya 9. Uwo niwe wakoze ibi ngibi mureba. Noneho ngo abanyamahanga barababwira batari ko mwatubwiye ko abantu ari injiji batize, bari abarobyi, ko twumva bavuga indimi z'iwacu kavukire kandi bakazivuga neza badasobwa. Barangije baramubwira bati dukora iki? Ati mwihane. Uwo munsi itorero riravuka. Ntabwo itorero ryavutse Yesu ari mu isi, ahubwo Yesu yari mu mushinga wo gutegura kuvuka ku itorero. 3,000 birakizwa, barabisengera, baranababatiza. Abo ngabo muri ibyo 3,000 nibyo bavuga yuko ari bo bagiye bakabwiriza i Roma, kuko Roma ntabwo Pawulo yababwirije ubutumwa bwiza, ahubwo yageze asanga hari itorero rivuga Yesu wabambwe akazuka. Ahubwo abandikira uru rwandiko rwo kugira ngo abakomeze mu myizerere. Muhaguruke dusenga Imana. Muhaguruke twisabira Imana imbaraga zo kuba maso, zo kubera maso ubugingo bwacu, kuko isi ibumereye nabi. Uyu mubiri twambaye ubumereye nabi, Satani nawe araburwanya uko bukeye nuko bwije, kugira ngo tutazumva impanda y'Imana. Ariko byashoboka ko umaze imisi uza mu nzima cyaje mu nzima uyu munsi, ukaba ukeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uzamurikira tugusengere. Imana ikwandukura mu gitabo cyo gupfa no kurimbuka, ikwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yero umunsi wa none umwana w'Imana niba hari zamura ikiganza, uhunga umujinya uzamanukira kaga bapagani banze kwihana ibyaha. Yesu aracyateza amaboko avuga ngo yemwe abashye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, kuko noroheje umutima. Niba hari mwene data mushiki wacu, zamura ikiganza tugusengere, wakire Yesu umwami n'umukiza ubu mwana w'Imana. Zamurikira tugusengere niba hari muri iteraniro, niba hari zamura ikiganza tugusengere. Uhunga kaga, Imana iguha umugisha mwene data. Nawe niba hari zamukiga tugusengera, Imana iguha umugisha. Abana mu biganza muze hano imbere tubasengere. Mutambuke muze tubasengere Imana. Mutambuke muze hano tubasengere. Bakiza turagira ngo tubwire umuntu wabatijwe akuzura umwuka arakaryigaburiro rya Satani akamurasa umwamba akagwa. Nawe tambuka tugusengere, Imana yongere ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, igushyira mu gitabo cyo gupfa no kurimbuka, wongere umwana w'Imana. Tamuka muntu waguye, urabizi impanda y'Imana ivuze uyu munsi cyangwa ejo, urabizi ko nta bugingo ufite, kibyarwa n'umwuka n'umwuka, kibyarwa n'umubiri n'umubiri. Tambuka ugarukira Imana muntu waguye uri muri iteraniro. Tambuka, urabizi waraguye, urabizi ko impanda y'Imana ivuze nta bugingo wabona. Tambuka ugarukira Imana uyu munsi wa none muri iteraniro. Tambuka uze hano tugusengera Imana. Tambuka pastor na bamwe arimo baze basengera ababihannye, basengera n'itorero. Nawe niba usigaye tambuka tugusengera Imana.